reka ambabwire yuko mwizamu ni Pavel Nzila araza kuba ari mwizamu, ni umuzamu ukomoka muri Congo Brazzaville. Kuri kabiri n'umwana w'umunyarwanda Gilbert Byiringiro, akaba bamukunda kumwita Kagege, yamwise Kansero. Ni murumuna wa Zidane ukina muri Police, niwe gukina kuri kabiri. Kuri gatatu ni kapiteni wa APR FC, ni niyo mugabo Claude umeze neza cyane muri ibi bihe. Mutima wa defense n'abanyarwanda babiri ni Clement Niyigena, niwe mu defense yembwa amafaranga menshi mu Rwanda, bivuga ko yembwa ibihumbi 3, abandi akaba ko ari miliyoni 3. Ubwo biba ari 3 by'amadolari zaba ari miliyoni 4, abandi akaba kahembwa miliyoni 3 z'amanyarwanda, birashoboka ko byaba ari muri iyo range. Hanyuma hakaza mu defenseur Yunusu Nshimirimana, akaba ari umusore murumuna wa Ombolenga Fitina. Oya 11 ngo ni yindi. Kuri gatandatu bamwita Tadeo Lwanga Engineer, araza kuba hani neza cyane. 8 ni box to box y'umuhanga cyane Yusuf Dauda, nge mvuge ko ari mukinnyi mwiza APR yaguze muri sezo kurusha abandi, komaze kwabona. 10 ni Ramineba, akaba ari umusore ukomoka mu gihugu cya Mali. Uruhande rumwe ruraza kora ruriho umusore witwa Ruboneka Jean Bosco, urabukina nk'uwo bita hybrid winger, abahengetse kuri 7 ariko agarukamo hagati gutanga service zifasha mu bijyanye no kugira ngo mediane ya APR ikomere cyane. Urebye mu yandi magambo basa naho bakina ari nka 4, ariko kazajya nyuzamo agaswitchinga ajya ku ruhande. Urundi ruhande birumvikana bamwita Mugisha Gilbert Barafinda, mu gihe haza kwataka umusore muto cyane wageze mu Rwanda ejo bundi, akunda kwirira biscuit kabisa, n'umwana ni muto rwose biranagaragara, akaba yitwa Mamadou Si. Buri mukinnyi uzajya umumbwiraho. Mwizamu harajyamo Pavel Nzila, mukorere icyo bita short description, umusobanuri ni muntu ki, kaliteze, ubuhanga bwe. Duhere ku muzamu Pavel Nzila. Pavel Nzila niwe muntu wenyine kuri iyi si nabonye ushobora gukora ikintu bugacya akagisubiramo, bugacya akagisubiramo. Ariko wabonye match ya Pyramid, match ya Azamu iri hafi kurangira, za save ajya akora ka box umupira, agahindukira agatera umugongo ikibuga, akawufata akoze kribite areba mu izamu ryiwe. Abantu bose babifata gutya, namubajije bimeze bite, araseka cyane, namwe ati ibingibi no mu buriri njya mbikora, njya naga kadenesi mbikora, ariko kadenesi nkanenswe none ikintu kifite ingana kuriya. Pavel Nzila ubundi kujya kumuvuga ni no comment, nta kintu kimwe namuvugaho. Match zigera murenye, afite clean sheet muri open play, atari nyirango igitego bamwinjije ni ku gitego cya Azam na penalty idasobanutse. Clean sheet. So urumva rero umuzamu mu byukuri arakomereza, arashaka ku yambwiye ko ashobora kuzatoranwa nk'umuzamu mwiza wa Champions League muri uno mwaka muri Afrika. Niyo ntego yiwe. Okay. Kuri kabiri ni Kagege Gilbert Kansero. Ubwenge yarambwiye ngo Miss Mpira, ngo umupira unanijua. We ntabwo azi umupira, ahubwo ngo umupira wamuzi. Kagege ubwenge bwe bw'umupira, hari ibyo bya binababwiye law of gravitation ya Isaac Newton, yapimye ibintu bite ngo ni IQ ya Gilbert Kagege. Sinzi ukuntu birandenga nyine, ntago ndi kuri yo level yo kuba nayisobanura. Gusa Kagege ni umuntu, icyambere ni umuntu Samira aza kuza kumfasha, niba aba defenseur bakina style zigezwe ziri moderne, imyatakire ni defendere, ariko none akaba ari nawa muntu utagira ubwoba, yaba ari muri box y'umuhaye baro gupfa kuransa gusa yaratuza, ashobora gukina na bagenzi be, gusohora umupira, imyatakire, cross ziwe, pass ye gupenetratinga, no umukinnyi uri complet. Nababwiye ko uyu mwaka niwo mwinshi mbahaye, cyangwa se mo hagati, ubundi niwe nimero 2 ya mbere mu Rwanda. Gatatu yitwa Claude niyo mugabo captain. Agresivite, nabonye mu commentateur kuri match ya Nigeria n'amavubi ubushize, umunya Nigeria yavuze yuko ngo ni combination ngo ya Kukurera na Zichenko, ngo bahuje ngo nibo byonyine babyara Claude. Ni umukinnyi ufite experience, umaze kugira experience, abagenzi be numvaga bamushimira cyane, ba defenseur babansiye bari mu Mavubi bavuga yuko kabisa yabana performance yiwe iri ku rwego rwo hejuru, haba mu Mavubi, haba muri equipe nationale, haba muri APR Plutôt. Ni umukinnyi nashidikanywaho kabisa. Umutima wa defense ni Clement uza gukinana na Yunusu, bajyanirane bombi buri wese umuvugaho.
Clement ni umukinnyi agiye muri Yanga Bakanondo Mwamunyeto yakwicara agakina na Dickson Job, agiye muri Simba yakina na Shemalone, agiye muri Liverpool yakina na Van Dijk, agiye muri Man U Maguire yajya bench agakina na Martinez, agiye muri Arsenal yakina na Saliba ngira ngo Magaresha yakwicara. Clement ntabwo ariko ubundi akina nk'umunyarwanda agiye muri champion. No kwiba abantu nimba akina nk'umunyarwanda no kwiba abantu baza bare ko akaba akina nk'umunyamahanga. Nimba akina nk'umunyarwanda ari ngende nanabe ndi gupanga na bagenzi banjye nayo gushyira mu banyamahanga kamwe ngoya ngo babaye benshi so babaye benshi gute nkakomeza nkabaranga cyamo na Clement ngoye ngo Clement n'umunyarwanda nkaza kwibuka ugatungurwa cyane. Clement agiye muri Man U Maguire yakwicara, agiye muri Arsenal yakinana na Saliba, mutereke muri Real Madrid yakinana na Rudiga. Clement ushyize muri profondeur afite speed ntiwamusiga, ushyize mu mabaro yo hejuru duel yose arayiganya ntiwayimutanga. Azi gukinisha amaguru imoso n'indyo, ari pose, afite ubwenge, afite imbaraga z'umubiri, azi gutera Clement none yatera penalty yisekera gusa. Clement ni level zambali nuko ari bya bindi byacu gusa, ariko ubundi Clement ntago ari n'urundi rwego ushobora kudefininga law of gravitation Isaac Newton nta kintu amuvuga. ni umuntu uhambaye. uwo bakinana yitwa Yunusu nkuko nayivuze ubushize mu gaseka, ariko ngira ngo mu myitozo wamubonye yahinduye kwafi nasetse cyane. Yambwiye ngo ya Jangwani umuntu agomba kujyana n'ibyerekezo. Iyi ni round ya kabiri ngo amagondora kwafi mu matsinda, nabwo nzahindura kwafi mwe ndashaka tentire n'akarongo. Yunusu ni umudefanseri mu badefanseri b'ubu ngubu bavuga ngo bakina konsinye z'umutoza. Ni wa muntu yaranambwiye ati ntago Yunusu ubona ko ataratangira, kubera ko abantu bakimushidikanyaho n'umwana n'iki bakigendera muri uwo mujyo, ubona ko Yunusu ataratanga ibyo afite. Mu gihe batangiye kumugira confiance abantu bagatangira kumwemera, bazamubona metero imwe na santimetero imwe y'agatuza, bari yashyize mu gatuza irahora. Nabonye mu myitozo yara bate santere ayishyira ku gatuza abapoza. Mari yatangira kumubwira ngo kuraho kiraseka cyane ngo ati yahumura kirayisohora, ubona pose ize ayishyira mu mpande gake gake. Match zose amaze gukina nta hereri nimwe aragira. Umukinnyi ushobora gukina match zirenga enye nta hereri aragira. Ni impeccable kabisa. Ni Rudiga ubundi. Nimero 6 bamwita Tadeo Lwanga, engineer. Ni za Sisi Solo nkuko ubushize wabivugaga. Ni umuntu ubona ko muri we afite mentalite, kubera match nyinshi amaze gukina, ubwenge ni bwinshi cyane kurusha wenda n'imbaraga z'umubiri. Ubona ko ni wa muntu uri pose, ufite communication haba kuri secteur imbere na secteur inyuma, abari pose arabohereza akagenda aba directing, mbese ni nka coach player mu kibuga. So n'umukinnyi uri complet. Rero mpamya neza ko kuri big game nk'izi amarandevu akomeye nk'aya ngaya niho Tadeo Lwanga mubona, uhereye no kuri match ya Azam y'ubushize ngira ngo waramubonye. So ntacyo namuvugaho Rukenze. Nimero 8 bamwita Yusuf Dauda. Nta icyambere nta myenda y'indagira, ibi by'amakoboyi amatise n'amashati. Imyenda yiwe yose ishingiye ku majezi, ubuzima bwe bwose n'umupira. Ngo no mu cyumba usanga afite akabaro, no kurya ahantu hose ni baro. We yaravuze ngo niyo wamubyutse ejo namubwiye se uri tayari, are you ready for Saturday? Karaseka cyane karambwira ati Jangwa niyo wamubyutse saa 9. Ubuzima bwanjye bwose n'umupira, ibintu byanjye byose n'umupira, ndi ready. So rero iyo karimo karakina noneho box to box, kadahagaze ahantu hamwe abuja agenda atembera agaruka, ntabwo bimusaba gutanga pasi ahindukiye. Yarambwiye ati haba ari hano inyuma mfite amaso y'umupira, diversaza kuza nawe ubonye barijya kumugera amasegonda 2 gusa atekereza ishira. Dawo safe. Nimero 10 bamwita Lamine Ba, umuhungu wawe cyane. Lamine Ba buri abanyemari bafitemo ikintu kimeze nk'icy'abantu b'abanyasauza b'abanya Sudani, birayenda kumeramo nka Shibubu. Uribuka ko siku alizaliwa mvua ilinyesha siku 3 mfululizo bila kupita. Iyo mateka yabaye. Umunsi Shibubu yavutse imvura yaguye iminsi 3 yikurikiranya nta guhagarara. Sinyare yo kugaragaza ko hari ikintu cyaje kidasanzwe kwisi. Cyagenze gute muri Mali rero Lamine Ba rero ngo agaca avukamo iyo rwaye izi ndwara twe dusanzwe turwara, baruvuyanga bakajya muri gym bakagura ngo sijui ngo nimba ari Filirex ibinini nk'ibyo ngibyo za grippe za malaria n'inkorora, ntago ari ngombwa mu gace kwawe kujya kwa muganga. Ufata ikirahure cy'amazi ukavuga Lamine Ba inshuro 3 ukakinywa bita bigenda. Umuntu udasanzwe. Isaac Newton yapimye ibyo bita IQ yavuze yuko ngo ufata
ubwenge buri normal umuntu afite ugakuba n'imyaka ye ukagabanya n'indeshyo yiwe ariko ngo bikavana n'icyo umwana yakoraga akiri mutoya. Lamine Ba nababwiye ko ku myaka 2 gusa agace avukamo nababwiye ko aturanye na w'abahungu ba Bedi Pele PlayStation yabaga ari gukina PlayStation. Urumva rero iyo IQ yiwe kuyikuba n'imyaka yiwe n'indeshyo yo kagabanya yiwe nibyo bita ngo n'abantu bari extraordinary. Yapanze mu buryo bitatu, hari abantu bari normal, hari abari intelligent, hari n'aba extraordinary. Ari muri ako gace rero ntago rero bamukompana n'aba mediateur ba ya kipe bavuye Bumamuro aho bakinaga agatambaro k'umwana karihe ngako karahise mu gihe undi ari kuri PlayStation. Ibi ni ibintu bitagerera. Uruhande rumwe hariho uwo bita Ruboneka Jean Bosco nka Fawcett. Navuga ko kuri match ishize naranamubwiye match irangiye abanyamakuru bambaje ibibazo byinshi ngo ntago yishimye ngo yatsinze igitego ntiyaserebura. Ndamubwira Ruboneka ko ibibazo birimo birambazwa ari byinshi ngo ntago yishimye mu ikipe. Araseka cyane narambwiye ati Jangwani ntago njya celebrating to the small teams. Ikipe small teams yani mama taka celebration atazamana gakipe small teams ntago njya celebrating ize gusa tu uyu munsi rero munaza kuza kuyibona. Celebration muratangira uyu munsi kuyibona. Uruhande rundi ruriho Mugisha Gilbert bakunda kwita Barafinda. Kumani pesi ubu ngubu we na Kumani kuva Ronald kuva Beli wa muhungu wo muri Gareth Bale wa muhungu wo muri Wales yasezera. We na Kumani nibo bakinnyi iyo bafite umupira kwisi bafite umuvuduko kurusha abandi bantu bose baca ku ruhande. Ibitego bigera kuri 2 mu bitego 3 bimaze gutsindirwa muri Stade Amahoro kuva yashingwa. Nanabibutsa yuko ko nta wundi mukinnyi n'umwe w'ikipe yose wari bwatsindira igitego kuri ya Stade usibye wa APR. Match zimaze kwakinirwa nta wundi mukinnyi n'umwe uratsinda igitego usibye wa APR. Nta mukinnyi akoze kari byo. Nta wundi mukinnyi n'umwe uratsinda igitego atari byabaye ubusa ku busa kuri polisi. Agushobora gutsinda igitego kuri stade yo mu rugo. Ariya ni mu rugo. Nababwiye ko Pyramid yadutsindiye dukinira we Pele Stadium ni stade ya za second class bakipe zo mu Nzove Amagaju. Mu rugo rero nta muntu ushobora kwatsinda igitego. Nta muntu urugo ku Mahoro na APR umuntu ufite. None se Liga wowe urabizi amateka yose APR ifitanye amateka n'ira stade. Zamalek niyo haririye 4 kuva yabirya ntirazanzamuka kugeza n'ubu. Ariya ni yanjye cyane zira. Urinzi niyo yaririye 3 final urayibuka. Urinzi yagishyizemo gutya kikigeramo Karekezi yari abarekuyemo umwambi ahita ajya gutera isari yuti imbere y'abagenerali. Igice cya kabiri Jimmy yaracengaga akaryamisha abazamu. Akubundi umuntu arebye Jimmy Gatete 2-3 era urisembora bukanse komeza usese 2-3 finali 2-7 finali 2010 finali za Sekafa zose nazitwariye mu Mahoro. Ruvuyanga urabona izamurire bikanombe ku kibuga. Sinzi ikintu kibanza ngo APR babanze bakishyiremo. Umusaza mu ikipe ya Zamalek yakibanjemo. APR ikintu yakoze bakimara kugishyiramo n'ibindi abitwaga ba Makoyi ba Jimmy Mulisa baje mu basimbuye Mark Surengo Basirengo Gatete Karekezi ibintu baje gukora ago byari bya bine n'ibindi Jean Marie byamaraga kujyamo agahaguruka. Jean Marie yari umuntu mugufu kuntu ariko yamara guhaguruka gatoye wagira ngo niwe wahamagaraga imvura. Ubundi APR yajyaga kukwica imvura yaragwaga ukumva kuri Radio Rwanda ati imvura iraguye. Abari muri stade tutika tubayeho ubwo stade yose ntiyari itwikiriye tugatangira guhunga tuza hatwikiriye. Muri ako kanya Zamalek yagiye kubona ibona imiriro inkuba. Ikintu cyambaje muri iyo match Karekezi ntiyatsinze yakinnye umupira utabaho ariko ba Makoye akabaye imipira. Abanyetego batsinze Paveri nzira jobone kuri match ya Uganda. Umupira ukaraga usa nuva muri kona ukagenda ukamanukiramo. Witwa Mark Sirengo yirukankanye umuntu asa n'umujyana muri kona arayikaragera agenda imanukiramo. Jimmy Mulisa arasimbura araza aratsinda. Ba Olivier bameze neza Jimmy aratsinda. Yari match nyine ubundi niyo APR ubundi. Ubwo ntiyavuga za Yanga zahakubitiwe n'abacuke po Musoya. Igitego bya ugibuka bangira inshuti mwemerewe yitwaga Simba St George zarabiriye. Za Simba zarabiriye cy'abamacupa za 2-4 muri Sekafa. Dasashi Kotoko amakipe yana yarakubitwaga. Nyarugenge arabiryaga hamwe. Nyamukandagira ikijyana muri ABC yayo yambara Adidas. Nyamukandagira ikiri nyamukandagira. Yabaga ifite bench y'abanyamahanga barebaga abakinnyi ko bati aba bantu bimeze bite. APR yageraga umukinnyi witwaga ba Mukandira
numvise ngo yitabye Imana yari afite ku isi washoboraga kurifata nkaho yacaho ahubwo ikaturika ariyo yari umuntu umeze nk'igikoko inyamaswa yari ifite abantu bita ba mampo y'aba defenseur urabibuka muri iyo myaka ya nyuma gatoya impanga zabaga zifite amashwaro ukazajya ugira ngo ni nk'ikintu bakebye baraza bakimwomekaho Kabanga yakenyeje karete yambaye godiyo za orange n'impanga ye mama wabo bamuzanye hariya muri stade afande James yicanye na mama ati abahungu bawe ngaba baramukodeshereje yibera hano i Nyarutarama niyo yanjye ngewe iri yindi ni ya Jangwani na Brian Muyuko nje ni iriya yanjye twikomereze niyo option turacyari kuri iyi rero Mamadou Si ntago ari wamuvuga niyo mission mfite kugarura Ligani ndashaka kugarura ngira nimero 9 rero ibyo turimo turashaka gukora mbere y'ibyo uko njya kuri Mamadou Si kuko banantegetse baranambujije bambwiye ko kwa hiki kizazi kipya yani nujya kuvuga Mamadou Si usishe hapo Ligani unasimama kidogo kwa heshima yake bisaba guhaguruka twatangiye ku APR irimo irashaka kugenda banza tubwire aragurutse arabanza aramwubaha irashaka kugenda itanga umuti Jangwani banza tubwire warubuze mu Kiswahili wanze ukanahaguruka mu Kinyarwanda kwa hiki kizazi kipya ukiongelea jina Mamadou Si usishie hapo unasimama kidogo kwa heshima yake ndanabibasabye rwose nimba bitabagoye nimujya kuvuga Mamadou Si mujye muhaguruka mu mwicyubahiro ndabonje mwicare nimba bitabagoye ariko ndabibasabye kabisa APR twahere kuri Azam tuyiha icyo bita ngo ni nusudozi bano kwa kundi batanga ibinini haba ibyo bita nusudozi dozi overdose Azam rero yabonye nusudozi Pyramid irabona dozi ya kipe indi yo kuri jone ya kane zabona icyo bita overdose iriya stade imaze kwirukanirwaho abatoza bagera kuri 2 uhereye kuri uwa Azam n'uwa Nigeria uwa Pyramid ni uri bukurikireho n'undi ntazo uri bukurikireho Mamadou Si uko ari umumbwiye Ligani iwabo bamwita ngo ni PBP penalty box butcher yani yafanye vitu vingi kujiposition tu arafakaho babujije aje campaign yo kubuza abantu bose b'ababyeyi bo muri Mauritania kuzongera kubyara bataka bavuze ngo huyu ndio last born wa striker mubyara abandi bantu aba defenseur aba mediateur striker yarabonetse Mamadou Si bamuretse kubyara abayo family planning y'abantu uriya ni we last born wa striker muri Mauritania rero habayeho kuboneza urubyaro mu striker babuje we ndio last born wa striker muri niwe bucura mu bataka byarangiye mu byari indi myanya ariko izamara hari naseze umupira muzagaruke ku bataka 11 rero bashaka kubanzamo kuri APR ubwo nibo Jangwani yasesenguraga